Yesu ashimwe cyane tuzi umusaraba n'abakunze cyane mu izina rya Yesu bifuriza kugubwa neza aho muri hose ndetse n'imiryango yanyu. Aha turi ni mu mujyi hazwi nka peyaje, turi muri gahunda yo gushima Imana kubw'Imana by'imirimo ye baradukoreye. Ni byinshi cyane Imana barakoze ku buzima bwacu, kuba turiho duhumeka ni amashimwe menshi cyane, nibyo gushimira Imana. Ndanezerewe cyane kuri uyu munsi wa Saint Valentin kuba ndi hano njyenyine ndimo gushima Imana yuko Imana hari icyo yakoze ku buzima bwawe. Ndanezerewe cyane mu izina rya Yesu, kandi nzi neza yuko uyu mwaka ni umwaka wo gushima Imana ku bantu basenze Imana by'ukuri. Ni umwaka wo kugira ngo Imana isubize ubwoko bwayo mu izina rya Yesu. Icyo usabwa ni ukuba maso, ubundi ukizera Imana, ubundi ukiringira Imana, ubundi ugakiranuka ku gato na kanini. Imana igufashe cyane kandi Imana iguhe no kubigumamo neza mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Ndabakunda cyane, ni Prophet Eric ugukunda kandi ukwifuriza umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Mana nziza, Mana ishobora byose, turagushimye turaguhimbaje. Wagize neza kandi waturinze, warinze mwene data kandi uracyakomeje kumurinda mu izina rya Yesu. Wabanye nawe mu myaka yatambutse, none n'uyu mwaka turawukuragiza. Uzabane nawe kandi uzamuhereza imbaraga, uzamuhereza umugisha, uzamurinde ikibi cyose, uzamwigaragarize kuko kwawe kuzabane nawe mu izina rya Yesu. Ndamusenge kandi ndamwizere yuko agiye gusubizwa mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana, ugiye kudusubiza kandi ukatunezeza. Icyubahiro amashimwe no gutwara n'ibyawe mu izina rya Yesu. Shalom shalom.